kugurisha televiziyo n'utwenda tumwe na tumwe kumana yanjye go ibibazo unyuzemo mwaka kanyaka mwaka kanya mu bihe bibazo ese umuntu nabyo bigaje nta bibazo nanyuzemo none se wafata umwanya wo kuza kugurisha ibyo bintu nta bibazo uhuye nabyo mu gihe rero nafashe umwanzo wo kubigurisha ni njuzi iyo mpamvu kandi si ngombwa ngo nyikubwire namuvuza mu biki ubwo bwira abantu batangiye bakuvuza bamvure babyihorere turagenda kuntu umukomisiyoni akatugurura ututuntu nyigurisha ibintu ngo ndi kubigurisha nitahire taha sozi ngo kwiyereka imana bagiye gutura ibibazo by'Imana ku musozi ngo uyireba hari ufite amatsiko yo kureba iyo mana yakabara we nta matsiko ufite yo kureba imana ifite vyiviremwe ariko ibyo ngibyo ndabona twabiganiraho kugeza n'umugoroba ntitubivemo ko twanagwana nje yes reka nizere ko mumeze neza mwege muhere impande zose zigiye zitandukanye turabasuje kandi tubahaye ikaze bivanye naho muba mugiye muherereye uyu munsi ushobora kuba wazindutse utameze neza ako wihangane iyi si nikiteye nawe umeze neza ntiwige canke ngo wihenure kuko isi ni gatebe gatoke wamera nk'ababandi bavuga ngo babasaba abo bimye rero icyo twadushaka ni urukundo kugira ngo tubashe kubaka ubuzima umeze neza cyane urukundo mu bantu nkuko sinzi muri kumwe na Intwari Didier canke unyite homboka uwahomze yahomze nyina imbere ya kamera ndi kumwe na Elvis cyane reka ndamuhe nikaza n'abasuhuza murakoze cyane amakuru yawe kumengo nta modomwa kubera ko wigunze wenyine turi kuvugana uhagororoka se bigutwaye iki gororoka kubera icyo cy'umusoro burya ntago uri kumbona turi kukubona ko nyene wagira ngo hari ibintu byinshi butekeye mu mutwe nose ko birimo kubivanamo byabarusha bireke bigumemo ko nibyanye n'ibyo bitekeye uyu munsi wampamagaye ngo ndagushaka mu rugo ngo tuganire ngaho uyu munsi umwanya n'uwawe sinzi icyo washakeye cy'ingenzi nyamukuru urumva rero sinzi ikintu dushakira ngero hano no quartier n'ubwa mbere ntago nyene nari nyituyemo mbere ariko mbere nibiraza Nyamirambo wewe ukaba warahatuye nawe igihe kinini rero nashaka guhamagara ngo uze hano niyo bwese mfatirana ngo ibiganiro kandi ibyo bonaga ari byo nibuze ko hari ababoro babantu bagura ibintu nyene bya bintu nyene bitari bishyashya babyitanga iki babyitanga ntuzango kugura ibyashaje oya okaziyo cyane okaziyo sinzi mbambone mu komisiyoneri yaza akangurira utuntu tumwe na tumwe mu nzu hari utuntu ushaka kugurisha ko nshaka kugenda ugiye kugurisha ku mpamvu zo kuva hano hantu canke hari utundi tubazo ushaka kugenda gukemura hari ibintu nshaka gukemura nyine uri gushaka kugurisha iki niki kugurisha televiziyo n'utwenda tumwe na tumwe ariko kumana yanje ese reve ubu se koko nta n'iminsi ibiri haciye ubu ufashe umwanzuro wo kugurisha televiziyo uburenganzira bwanjye ni uburenganzira bwawe ese urabimfasha cyane nabyumfasha ku buryo ugiye kugurisha ibyo bintu warinda kumpamagara kandi nkubwiye ngo nge ntabwo mbanza bimwe by'amakomisiyoneri abaranga yego urumva wowe wifuza ko baguhuza n'umuntu akugurira utuntu two mu nzu yego ese uri kubiterwa n'ikimwana kandi tumaze iminsi tunahura no mu muhanda nkabona ameze neza mu mezi araza kuza imbere baraza kunyirukana mu nzu kandi simfite ibyo bintu bigenda ndabarabinyirukana na mu nzu ndabijyane none se ubwo ntago wanze ugategereza wenda akaza kwirukana ukanabona no kuntu ukemura ibibazo ibyo bintu ukabizabikemuza ibibazo bimwe na bimwe hama se ibyo bibazo nzajya kubikemura napfuye none se gahunda yo gupfa hari umuntu ajyana gahunda n'urupfu se hari umuntu ujyana gahunda n'urupfu ndabizi se kandi igihe naho akanya aho wicaye gwakujyana yego nta kuko nta umujya ngo umuntu ngo bagendana nago yego bagendana nago kabisa none se reka nkubazeho gake uri kubona si ibibazo byabaye byinshi ku buryo wafata umwanzuro wo kugurisha imyenda mwana ibyo nyine ninjye ubizi ntabwo ari ngombwa ngo mbikubwire weho ninjye ubizi ninjye uzi ibyo ndi kunyuramo kandi kuba ngurisha ibintu byanjye ndakeka ari ibyanjye nta atabyo n'ibye none twihera amakuru y'ukuntu ibintu byifashe ahantu hatinze ubona akazi cyane karabuze burundu byaranze ese nyuma byanze nyine yagira babyanze no gukomeza no guhatiriza ubunye umwanzuro wo kugurisha ibintu byo mu nzu uhatirije igikere mu ngobo kirameneka nta mpamvu yo guhatira mu buzima ubona atashobora usubira kuhatiriza ibintu nyine umva udashobora nyine bidashoboka iyo kimwe cyanze ufata ikindi ese nk'uba gusabye ibintu by'ivangamutungo nabyo
nimba mwarakoze n'umugore utangiye kugurisha bande babinsaba nyine bande babinsaba leta se ntigusaba ibintu by'ivanga mutungo ntabyo gusaba none se umuntu mutarahana divorce nk'ubunye wasanga agarutse leta nabyo guzi leta se birabireba ese nk'ubagarutse yabahe agarutse gukora iki agarutse gukora iki ni sarwo yagiye burundu ninde ubizi ninde ubizi nyine madamu wawe nyine ninde ubizi biri mu nzu byose ninjye babyiguriye nta bya madamu nyine ako imaze kugura ibintu hano urabizi se ko yuvanga mutungo urabizi ko twase wacu ntabwo babyiga kumvugira kugura ibintu birumvikana oya reka turaganira gake gake kandi akurangira umukira humura nanjye nimbona ibyo nshoboye kugura ndabiguramo nanjye nimbona ibyo nshoboye kugura ndabiguramo ushoboye komeza kumbwira uvuge mpaguruka nigende oya fasha nawe uravuga ibyawe ye korata niravuga ngo ibintu ninjye babyigura biri mu nzu yanjye nishura siko bimeze ibyo byivanga namutungo ngo nabyo igihe ntago nigeze nsezerana ivanga namutungo n'uriya mukobwa yego undi sazaza kumbaza iki kandi ibintu ari ibyanjye none se ubwo ibyo nyine uri kuvuga ngo leta izaza kubunyizanya iki hari cyanguri ukoza akantu k'ubugabo umukobwa umuvanye mu buzima bwawe uramwirukanye ninjye mwirukanye wa mukobwa ujya kabiri ninjye wamwirukanye oya misho yarijanye nyine uwo wa kabiri ninjye wamwirukanye se bamubwiye ngo ntabwo mushaka ngo ntabwo namukunda nise ndamukundira iki rero nafite urukundo kandi waramusezeranyije ngo uramukunda nimba yaramubeshye se nimba yaramubeshye ese Herve afite ukuri bya blague yaravuze ngo genda ako ubuzima bwawe ngo buzahera ku nkeke si ibingi yatangiye kuvugamo ikibazo reka bugomeze bwe ku nkeke reka bugome buri ku nkeke so bwanje se bizarangira ute nyine ubwo nibirangira kuri umuntu umugabo wahandoringa ibibazo ubundi hafi ndabwira ariko bihandoringa rero cyane buri kubyumva ariko bihandoringa n'ubundi ese kuhandoringa ngo musabirasiyo ya ninjoro harwo musabirasiyo wowe musabirasiyo none se kucyumva ko nabihandoringa ndabwirirwa se basi je ari ibintu numva yego wagafasha umwanzara wawe wose mara kutangura kujya ibintu byo mu nzu ngura gurisha si ibyanjye hakuze umwenda kuntu yisha ibibazo cyawe rero nicyo kibazo si ibyanjye ibyo ngiye kugurisha yego ni ibyawe niyo ndabigurije ninjye umenya ko nabigurishije no kubigura sinjye ubyigurira ntabwo twakugira inama nayanze se reka je nkugira inama none mu mwanya gatoya burya Herve iyi si nje navuga ngo ni nk'umupira uko wikaraga kandi burya umupira nta muntu ava mu kibuga atawukozeho mu bakinyi 22 bari mu kibuga nta muntu birangiye atawukozeho urumva ushobora ko no munsi mengi isi ntabwo iri kurakugiye wenda ntabwo uri kuragera ku cyo ukeneye ako kwihangana bitanga ibintu byo byose nawe baro yawe izakugeraho y'ubuzima bwiza kandi unezerwe kandi ugire iki ako tuntu twibanze duhisha ubuzima bwa muntu Herve kuba ufise televiziyo kuba ufise akenda kuba ufise akantu ibintu bisha ubuzima bwa muntu kugira ngo hano muri quartier ntuniteze n'abantu wareba ukundi kuntu baho nuko wowe utekereza wewe niko bitekereza yego ubitekereza gute giye ko bitekereza ne kujyanye nta kintu gihindukaho none se kankubaza ubiwanyu habayeho nk'ikibazo gisaba ko kigomba kukimuga uko byagenda kose so ntago yargisamba ngaho rero zana televiziyo tugenda ni urugero ndi kuguha ntayo nzana arayisanga ntago ndiko ndabunza ibintu nyine ndantuza nije ndi buyigure oya ni ukuri nyine urakuraho kamera nyishure hamuyijyana singoma ngo bije kubera waza kugura ibintu ntuzenye ni ntoze iki waza kugura ibintu uje kubigura kuri kamera ntayo nguha ngaho zana iyo myenda yonyene bazi ntabyo ntayo nguhaye nayo ntayo nguhaye ubwo ndaza kumwishakira se ko numva no kugura ari mwihangana ese ko ujya kugurira kuri kamera ushaka kwirata ku bantu se ko wanguriye ibintu oya none se nyine kuki ushaka kugurira kuri kamera genda shaka rero se ushaka umukiriya nese niba mushaka kuraho kamera nje kubiguha kuki ushaka kwirata ku bantu ko wanguriye kamera ushaka kwirata ko wanguriye genda nta bintu ntuze nakuyo kamera ese na ngombwa kwanza nabyo nkugurisha haje je wangurisha wapi ese ndarimwe ikintu kugira ngo numve ko nahamagara kugira ngo ndamubaze uwo muntu ko ni televiziyo ni intebe gusa ni intebe nta myenda ye ko ari uyivuye imyenda irabihevuyemo nzaba ndayigurisha televiziyo ni intebe bishaka mwangahe byo si ngombwa naza turabivugana ako mwana naza turabivugana Mana burya buri muntu wese afise icyahatse burya buri muntu wese afise ibibazo byiwe. Kandi we nakubwiye ntiwansubije. Iwanyu habaye ikibazo
kigomba gukemurwa n'amafaranga runaka ntayo mufite nta n'ikintu kindi mwagusha bukemuke so ntago yagisamba sambu wayijya none se kucyumva ko giye ntajye ibyanjye yego ibyo wabijya nanjye mfite ikibazo ngomba gukemura kandi cy'ingenzi kuki utari kumva ko nanjye mfite ikibazo uri kumva gusa ko ngiye kubigurisha gutyo gusa ndabigurisha se amafaranga nyakoze iki ndabigurisha amafaranga nyakoze iki 30 cyangwa 50 bari bumpe ndabikoze iki sungu ni waba ushonje gute wafata 50 kuri televiziyo nini nese ndakubwiye ko ngiye kubigurisha kubera ko nshonje ibyo nigeze mbikubwiye nakubwiye ngo nimba afite ikibazo kigomba gukemurwa n'ibyo bintu kubera icyo uri kumva ko ntabigurisha ese revundi tuganira gakeya abantu hangi ya televiziyo udafashe nkanya ngo usenge uzagenda uhura n'ibibazo bigerageza bimwe na bimwe ese nabyo ntitwabyita ibigeragezo koko kandi nsenga wari wajya gusenga ku cyumweru ngenda senga usengera muri Catholique waragiyeyo yego sampamagaye tujana ni ngombwa ni ngombwa cyane kuguherekeza aho gakeya gakeya guherekeza se nta nzira nzi umuntu baherekeza umuntu afite atazi yajya kandi genzi yonge n'Imana nzaba ngiye kwambaza ndayizi ndayizera gusiza umperekeje gukora iki nawe uzagenda usenga iyo wumva ushaka gusenga sho bimeze ko bimeza ko gusa kabisa hano hanze amahigo ufite yo kubaho ni make pe ese niko cy'abantu ziyawe gusa kandi nakubwiye ngo byose ni Imana ibigena none se reve bano bantu bibonye bose rinko barada mu bintu by'uburozi gusa kuki nta muntu n'umwe mukundana atari umurozi ntago mbizi sune uyu wewe uboneye mukaga tagusigiye umuvumo mubi ntago namujajenga ko ntago mbizi nimba we yabikoze cyane ndi se yakoze iki shaya guteje umuvumo mwana guteza inyatsa cyo bitanga guteza inyatsa umuntu erega reve buryo ubunya warabonye ko amaze kujya ikintu ntago mpfa kukimenya ariko ndakubyiza ukuri we urakireba ukabona narakiriye sha waramaze gufata warakimpimye warakimpimye oya amagambo yonyene akuvamwo aba wumva nyene ko utari normal neza wenda si ukubikubutsa cyangwa kugucurira nta kibazo nese bizarangira ute nijye ubibaza kandi ubizi ubireba ukabimenya Elvorondera amafaranga basukareba kunuza ndayarondera handangire handangire ca mu bapfumu ndajyana yiki washaka iki nindazi ibyo bajyana mu bapfumu ndabizi gendanye mundi kucyumva ko najya mu bapfumu amadolari jana yonyene nawe ugasanga andi madolari nka 300 cyangwa kagira iki bakakwihira ubutunzi bino bibazo kabivamo hayanguza ko nzayaguha bayampaye ribi ndaguha nta kibazo genda guha 100 kabisa ugenda urabe ko hari icyo wazavanayo nese ubundi mpa 100 akama 300 yatamarira iki ba uno mpye 100 amadolari jana bakampa andi madolari 200 bakaba 300 gusa urumva yaraza kumarira iki oya ntago wareka kuyakemuza utwatsi tumwe na tumwe nyene nahe gukemuza utubazo kandi ako ntago bisa no kugurisha intebe zo gukemuza ibibazo hari ibyo mfite naguze ngomba gukemuza ibyo bibazo ntenza kujya mu bapfumu none se hari ubwo wavuga ngo ugurishije televiziyo cyangwa intebe akaho nyene ugiye ukagurisha utwo bamba ugiye ukitanga uko n'utwo njewe nzakuguriza ibyo jana wagiye ukayanzanira utarinze kuyikuntuma yonge ngiye ntago nshaka kujya mu bapfumu genda uzayanzanira aho uze kumizo ntuze inki sezo dolari bazima ngenda zitwaye ari izanje mva naza kuyaguha nese ubwo nimba utayampumva ikintu wewe bundi se nimba ufite waye amadolari 100 wagiye na bakayaguha wapije ntayo ndi gusabwa muno mwanya jehe nanjye ibyo simbisabwa byo mu bapfumu ko ndasenga hari umuntu wese gusenga kwawe bizarangira mwa bino bibazo none se twese turano kwisi twizera iki Imana none se nyine kucyumva ntakizera na dadayi bizakunda ungu wizira ko bizakunda biciye mu zihe nzira ntago mbizi inzira z'Imana kari ibihumbi se ifite ukuntu izabigenza nta wamenye nise yandemye ngo mfire hano gutyo gusa ndere ni ko iki abantu bahuye n'ibibazo cyangwa bahuye n'ibigeragezo bakunda kwifashisha Imana nyine bakunda kwifashisha Imana cyane nyine ugomba kuyibuka kwera kuri mu bibazo none se tari mu bibazo ntabwo wakwibuka Imana kandi ntacyo ufite cyo kuyisaba usaba ikintu Imana ukeneye ntago kugira usaba ikintu Imana utagikeneye sini uhasaba ikintu Imana utagikeneye gute kuko yaravuze ngo mu bibazo byo tugomba kubana umuntu asaba ikintu Imana akeneye niba ukeneye ko umwana wagwaye mu bitaro yakira wayisaba kuko icyo kintu agikeneye niba ukeneye wenda dufata inzu wavuga ati Imana kuko ngewe ndazira iki wampaye inzu kubera iki uyikeneye ese urajya gusaba iki urajya kwisaba ibyo dakeneye ubuzima akabaye guha yarabuguhaye urahumeka ako nago ukeneye ako no amahoro nayo bayakeneye bivuze nabi uvuga ngo
jewe ikintu nkenera mu buzima mpora nyisaba no umwuka kuko wonyine ndawufite rero mbindi nabyo ni nkeneye nabyo ndayibisaba ndagiye zabikora rero hari ibyo n'ibindi nabyo ntakeneye yego none se ubungu Imana uri kurayisaba iki ubu kubaho tu se ko ntubayeho nise nyine nagira kanare mpamvu nyine mubyo ndayisaba bugiye none se ntabwo warubayeho kandi utayisaba je nta munsi nigeze ndeka kuyisaba buri muntu wese warukeneye kubaho buri gihe cyose nsaba ati Imana uri kwisaba kubaho gusa kubaho nta kindi kintu Imana yigambiraho kigiki none se nimba yaguhaye kubaho buri ibintu ushaka n'igiki Imana iguhaye kubaho Imana iguhaye kubaho ibifite n'ubuzima ikugenera Imana yakwiye gukuraho za nyabingi nibibona ari ngombwa izabikora kandi nibibona ntabyo mfitira binkurira hiye nase waragiye kubatizwa warabatijwe nese ari umuntu unga amazina abiri atarabatijwe oyapana mwe ntuzamuba warakomejwe nise ari umuntu nyine ibyo bintu birabaho nje narakomejwe naranabatijwe wabatijwe mu kangahe urambariza iki ko ntari mu ntuze oheruka kujya ku maraso ya Yesu nyarira hiki urayarya ku muntu uza kunywa amaraso ya Yesu bantuze nje nta maraso ya Yesu nshaka ntago heruka Eucharistia se nta maraso ya Yesu nkeneye kunywa Eucharistia ntago yiheruka ntago mbisabwa ibyo bene bujya amaraso ya Yesu komeza uyarye oya cyo bitango ni Eucharistia oya kandi uvuze ngo kunywa amaraso ya Yesu ngakira ngo uyu niwe mubiri wanje niko ntuzandabizi ko muri Katolika n'amakuru yaho ndayafite uyu niwe mubiri wanje kandi ushobora kumukumvura urahaze kandi unakize n'ibibazo sinzi ko nabivuga neza ko navuga ko bimwe izo nzira ukomeza ubinywe nyine ubinywe none se ka kantu bita umuvinyo kuko nta kufataho yewe si ngombwa isigwe nyine ntabwo urabatizwa ngo ukemererwe hari n'abajya bagafata batarabatijwe kandi sina ngombwa kuko arya se n'itegeko ubutakariye ntabayeho oya akora kwiye utarakariye ntago ariho arahari none se kucyahari ako ikintu cyambere kwiriye ikintu cyambere kwiriye urakwiye gufata umwanya ukaja mu rusengero ukiyeza mbese ukanatura mu rusengero niho biyereza mu rusengero bariyeza bari bande bayibiyeza umuntu ariyeza ese abakozi b'Imana bayeshuho ni abaye abakozi b'Imana bari abakorera mu rusengero kandi twese turi abakozi b'Imana nawe uri cyane nawe uri umukozi w'Imana se cyane hari umuntu se Imana yaremye ivuye ngo uzambere umukozi hari umuntu Imana yaremye ivuga ngo uzambere umukozi hari abantu bitanga ko bitanga ku giti cyabo nta tegeko ryabaye padiri tukavuga diakoni bayatuvuga ko abakozi b'Imana nimba ari abakozi b'Imana nibo babyiyita naga ari Imana bibisi kandi bakorera Imana n'ubundi tena kandi natwe tuyikorera nese pastor ajejwe ariko pastor se ubundi ajejwe nese ukora mu murimo padiri akora iki nyine kiragita basoma nawe wagisoma nta bushobozi bapfa kubibonera se nimba wumvise ngo abakozi b'Imana cyangwa Imana nta mukozi w'Imana gukorera Imana wumvise umukozi w'Imana se gute niwe wabyiyise nta muntu waje kubikwita kuko niyo uvuye mu rugo ugiye gushinga idini ni ugiye kugishingira nta muntu wagiye kurishingira ahabwa ngo wewe hari imbaraga utarahabwa izihe ko nta uzifite nawe uzifite ntitwazibonye se imbaraga basigaye bakoresha n'abantu mu butayu bagapfirayo ngo bagiye kwiyiriza biyizi biki izo nizo mbaraga abantu nabo barabibonye ako ntuza na leta ndabikeka arabivuzeho navuga ati kuki umuntu agushuka none se umva batari ikibazo ni ikibazo gikomeye rero njyewe mbayeho kubera Imana ubundi kuba ugihari byonyine uko Imana ikikugira reka buri muntu wese abayeho kubera Imana none se nyine washimye ibyo shima ibyo ako si bigerageza igenda uhura nabyo urabibwira Imana none se kuki Imana yo ntibibireba none se ntabwibwira ntabwo yibutsa ati Imana rero hano hantu muhando ko ni ngombwa ngo nyibyibutse irabibona Erevire ubuzima bwawe rega Imana irebesha amaso 5 ifite ijisho rimwe rireba ahantu hose mu bantu bose Erevireba ubuzima wagiye unyuramwo ni Imana yabigenye ni Imana yabigenye Imana yabigenye kuko niyo yandemye niyo yandemye izi ko nzabaho nabi cyangwa neza ako wanayibwiye ati rero Mana kandi ndavuga ati Mana kuki se kubera ndi kunyura muri ibi bintu nise yandenzeho ibindi by'ibiki kandi nakugenda bikubwira ati urafata umwanya ukaganira n'Imana nganira nayo mu biki Imana muwe muraganira hari abantu baganira n'Imana ntabo ndetse nta bantu berekwa ntabo
ntabo kubyo babapinza kuva ku munota wa mbere kugeza ku munota wa nyuma kabishyigikiye ahubwo mbonye n'inkone nagukubita uri kubimbwira uri munega kuvuga ngo jewe ngwanira n'Imana yambwiye ntago byemera ibyo bintu ko kugana n'Imana bibaho none se y'abantu bumvise ngo bagiye musozi ngo kwiyereka Imana bagiye gutura ibibazo bya Imana ku musozi ngo uyirebe hari ufite amatsiko yo kureba iyo Mana yakabara we nta matsiko ufite yo kureba Imana ifite vyiviremwe ariko ibyo ngibyo ndabona twabiganiraho kugeza n'umugoroba ntitubivemo uko twanagwana nje oya ntitwenda kugwana none se kuki umbwira umuntu ngo agiye musozi ngo guhura n'Imana kuki ataza ngabwira abantu atari ko we nta matsiko ufite yo kureba Imana ngo tujyane nkwereke yego ntongera gatete ngiye baganire mbireba yego ntabyo kuvuga ngo baganira mu mitima natwe nuko Imana yo turaganira mu mitima yego na Imana ufise ko ufise umuhurira mukaganiraho gake gake ngiye rero nabwo ati Imana uyu munsi kuko ndarya gutegana n'injoro ndariye tuba twaganiriye bayabikemuye hagiye Imana bayakwiyeretse ikindi kuzikara ivyo ko Imana yanakwiyeretse nisi biri kwerekana ukwiraza kavuga ati bimeze bite musaza umuhungu wanje yego oya Imana nyene ikora ibikorwa ni mu mutima nyine ni mu mutima Mana hari ukuntu ikunda kwiyereka ko gake gake kuko navuga ati Mana kuki ngiye n'ikaganiro kanje nakoze ngo ndebe ko nabona mutubivuze ngo ngiye katarebwe ukabona nimugoroba kararebwe kuri kuvuga n'Imana se kurenze ko nukuwe Serevi nimba uvugana n'Imana kamufasha umwanzuro kugira ngo utangira kujya amateleviziyo siyo yabiguhaye none se kose nta n'iminsi ibiri hakinyuze ishobora ko yarabimpaye buretse ngubwire ishobora ko yarabimpaye izi ko nzagira muri iki gihe nkongera nkakenera kubigurisha kugira ngo mbone ibindi nkemura kuki mutazi kwihangana komeza wihangane rero nta kibazo gikomeza wihangane si nko kwihangana ntuzi ko bitarakunesha cyane none se ubwo ngubwo ibibazo unyuzemo mwaka kanya mu bihe bibazo ese umuntu ntabyo bigaje nta bibazo nanyuzemo none se wafata umwanya wo kuza kugurisha ibyo bintu nta bibazo uhuye nabyo mu gihe rero nafashe umwanzuro wo kubigurisha ni njuzi iyo mpamvu kandi si ngombwa ngo nyikubwire nubwo ari n'ikibazo yego shaka kwari ndetse kigiye kuntana wendi Burundi wabenya ari ibiki ako disi wa mukobwa asiza tugiye amakuru ngo umwiruka yaho ngo umwiruka yatabishakaga bashaka ko mukomeza kwibanira nawe imiryango si ikinguye ubu ngubu utangiye kwicuza yaza ngiye ntabwo nicujije inzara yatangiye kugukubitaho gake gake itangiye kugira aho cyageze ko bamubwiye ukuri ariko umuntu nakagafatiranye mwana ajya kuriya kuri je ko harashimishije ngiye ntabwo yafatiranije niho bagarutse na boma nkuko bisanzwe kandi akanaharara ibyo sije buriri buragutse gusa se uburaya bade nise ninde udakora uburaya Surani pa kubwigisha nabandi ngenda kwigisha yigaca nkubyihorera giye nigeze mfata ikaramu nkubwira ngo kora ibi kumva ari ikibazo mwa hese ubu ngubu ntabwo wafata umwana ukavuga ati jewe ndi umugabo buri mukobwa wese ubu ngubu atari umugore nzashaka nta mugabo tuzigera dusubira guhura Adamu na Eva batarihanganiye tundare baburi none ibintu Imana babwa ati ntimukoreho Serevi umutima ukanga bagakoraho ngiye ndinde wo kudakora ubundi ingwara zo mubonano mpuzabitsina ntabwo nzisabwa ntabwo nshaka kuzimenya ese ubwo nimba uzishoramwe nkuko nguko kandi uzi ko abamwe ingwara zishobora no kukuhohotera ubuzima ukabura ubuzima umva vyakabaye ngombwa ubuzima so bwanje nubwawe none se urambaza iki hakumenya hari abantu bagomba kuzabaho neza kubera wewe bande ese bazaguturuka mwana urabizi ko bazabaho urabizi ko bazabaho nje nta mwana nshaka kubyara ushaka kwibera padiri se ni ngombwa padiri we nka Elvis muga nta mwana nkabaho gutya tu siko ngogomba atari umuntu uzenya ahubwo wewe buki rega wincira imanza wejya kwici were ubuzima bwawe ibyo byose urabikeneye wowe genda ubikore nge ntago mbikeneye kugiriye ko yanyarutse mwa kugiye yamara yaranyarutse nesha kunda kumwe ati muze murabaye Elvis ati ni witegure kuvuza Didier ati ndije gata amafaranga nigirira agenda muvuza namuvuza mu biki ubwo bwira abantu batangiye bakuvuza bamvure babyihorere babyihorere aho nta kintu kimwe gikera ubuzima waramaze kwiheba ntabwo nimba mbona nariye n'injoro no mu gitondo nariye n'ibyo birabaye nibwo buzima Imana yangeneye none se ubundi hano wonye diru y'inzu biba bimeze bite ntako bimeze ntabwo arashira hakurana n'ubundi nta yindi shwa dira ari gushira ucupa mu nashira naba nayabonye nzayishura nashira ntarayabona nzayivamo
ese wizeye kuzayabona nta nakazi ufite ese igihe ko gihari kiyo kibazo kiri he igihe kiracyahari ikibazo kiri oya igihe bujyanye ngo umwanzi w'igihe ni amasaha umwanzi w'igihe ni amasaha ku isaha yicuma burya ku isaha ivaho burya ntugende ngo hariyongeraho iyindi rero ubaye utarimo urahatana tuzamenya ko kabaye nese ari ikindi ubwo nyine nzamenya ko barajyaguye kumana so nta kwitegura kuzana umuntu ruhande yabasumiza murafashanya nawe akora nawe ukora bwirane niba utanzanira mu komisiyoneri kandi icyo cyongeye kumwizanira oya mu komisiyoneri ndamugoda mu guhamagara ko nanjye wabona agiye nguraho utuntu tumwe na tumwe we yatungujije ako ushaka watuma n'utwo tuntu nkatugura ntabwo ari ngombwa si ngombwa ubu nimba ko mu komisiyoneri gacaye ntuma mu komisiyoneri atungura aze kutuma gihe rero ntari kwanza naza kumwishakira oya nimba wanyituye je ngomba kugera ngendo ngomba ntabwo nkibigurisha ntabwo ndiko bigurisha shobiheba apfa kumenya wa mugabo nta apfa kumenya ikiguhatsemwe muganda avuga ngo batangira gusenga nibasenge kuko byakomeye buryo ubonye umugabo atangiye kwikora ku tuntu twe two mu rugo sha asigaye sinzi kiba gisigaye reka dusezerane ubundi wageze neza kutuganiza kandi wana nakavura kagira kagwe tubashe kuntu tuhagenda kuntu mukunzi nakatugurura tutuntu nigurisha ibintu ngo ndiko bigurisha nitahire taha nitahire taha hama ubungubu ukavuga ngo tuganire iki ngo tuzuye